narinzi kw'iri joro ritari buke, naryamye ku buriri bwanjye mbura ibitotsi kubera ibibazo. Umanga uwo turyamanye ngo muganyire nsanga yasinziriye, nyarukira ku muturanyi ngo mubwire ibyanjye nsanga yasinziriye. Burya ko ku musonga wundi ushobora kukubuza gusinzira. Muri ako kanya numva ijwi rimbwira riti humura mwana wanjye, ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye utabasha kubona. Nanjye ntabaza iryo jwi, muri ako kanya mbona ndatabawe. Ntakizabuza ibigeragezo kuza, ngahumuriza nawe uwo nguwo ntiuzabona ishyano. Imana ntizaguha ibigeragezo tutabasha kwihanganira. Ibibazo byawe uti ndiho kandi n'ejo nzabaho, kuko ndi kumwe n'Umwami Imana, nizeye ko ntazakorwa n'isoni. Iyi si ni nyabibazo, tubimenye kandi dusengerane. Hari abafite ibibazo bakeneye amafaranga ngo bikemuke, abandi barayafite babuze abo bayaha ngo babahe ubuzima. Ababyeyi bamwe bararira bati Imana tubuze urubyaro, kandi nabo bakarira ngo urubyaro waduhaye ruratunaniye. Nimuze dusenge Imana idufashe kubikemura. Ntakizabuza ibigeragezo kuza, ngahumuriza nawe uwo nguwo ntiuzabona ishyano. Imana ntizaguha ibigeragezo tutabasha kwihanganira. Ibibazo byawe uti ndiho kandi n'ejo nzabaho, kuko ndi kumwe n'Umwami Imana, nizeye ko ntazakorwa n'isoni. Mwabibutse Uwiteka, nimuhweme ntimucogore, kuko amaso ye ayahanze abakiranutsi be, kandi n'igitsure cye agihanze inkozi z'ibibi. Siko bizamera
bije, keretse abava mu isezerano nta mpamvu bafite. Nta kizabuza ibigeragezo kuza, gahunda bizana uwo nguwo niwe uzabona ishyano. Imana ntizaguha ibigeragezo tutabasha kwihanganira. Ibibazo byawe uti ndiho kandi n'ejo nzabaho, kuko ndi kumwe n'Umwami Imana, nizeye ko ntazakorwa n'isoni. Kuko ndi kumwe n'Umwami Imana, nizeye ko ntazakorwa n'isoni.